umugisha mu izina Yesu Kristo. Dushima Imana cyane twese yaturamukijeho, ikaba yongeye kuduhereza igitondo kino munsi cy'uwa mbere w'iminsi 7 tugihumeka umwuka w'abazima. Imana yabikoze, ihabwa ishimwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane kubona mwaje muri benshi mungana gutya. Ni ukuri ni ubuntu n'imbabazi by'Uwiteka, umwami wacu abishimirwe iteka ryose. Reka rero twubashye Imana nk'uko dusanzwe tubigenza. Ijambo ry'Imana avuga ati icyo muzakora cyose muzagikore mu izina ryanjye, nanjye nzaba ndi hagati yanyu. Noneho rero twaje imbere y'Uwiteka, kandi twaje kugira ngo tumenye icyo Uwiteka ategura, tumenye icyo Uwiteka adushakaho. Turasoma Zaburi ni Zaburi ya mbere, umurongo ni uwa mbere. Abafite ibitabo barahareba, Zaburi ya mbere, igice cya mbere, umurongo wa mbere. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizabera cyiza. Amen. Duciye bugufi twese, reka twinginge ndizihiwe ayobora isengesho ugutanya amateraniro yacu uyu munsi. Turagushimiye Uwiteka Mana nziza, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe watugiriye mwami, tugushimiye ko wemeye kuturinda amago yacu, tugushimiye ko mwami waturinze mu ngendo twakoze zitandukanye. Muri iki gitondo wemeye kutugera imbere yawe, databuja izina ryawe irahabwa icyubahiro. Mwami Mana, tugeze imbere yawe mwami tudakwiriye, twagucumuyeho mu bwo n'umunekerezo, mu bikorwa byacu twagucumuyeho mwami, ahubwo tuzi ko wari wavuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze munsange kuko ndabaruhura. Tuzanye amafuti yacu imbere yawe, tuzanye ibyaha byacu imbere yawe, turagusabye ngo twejeshe amaraso yamenye ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana, numara kutubabarira wemere uzuterane natwe, wemere uduhereze umugisha uvuye mu ijambo ryawe, imbaraga z'ijuru zigaragara aha hantu, mukabera amanuka yabura amateraniro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugihagaze rero, reka baturirimbishe dutanga amaturo ku bayazanye mu izina rya Yesu Kristo. Inde mugabo na Yesu, aleluya. Inde mugabo na Yesu, aleluya, niwe mugabo. Inde mugabo na Yesu, aleluya. Inde mugabo na Yesu, aleluya, niwe mugabo. Inde mugabo na Yesu, aleluya. Inde mugabo na Yesu, aleluya, niwe mugabo. Ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana we warakoze. 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 Ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana we
ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana we warakoze. Mana umugisha, reka tuyobore isengesho tugihagaze, kuko mu kanya abakuru bagiye kugenda hariya nk'uko basanzwe, dusanzwe tujya abakuru, abatoya nabo barasigara hano, kandi twitonze twese mu kinyabupfura twigishijwe, muri gahunda twigishijwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Duce bugufi dusenge. Turagushimiye ubara Mana yacu, kandi Mana ugira neza, tugushimira uburinzi n'imbazi watugiriye twese ko tungana, tukaba tugaragaye tugihumeka umwuka w'abazima, atari imirimo myiza, atari ko turi beza, ahubwo ni n'imbazi watugiriye. Izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Ni ukuri abaje badakwiriye mbere ndakwizera ngo utubabarire, udutunganye, utweze, maze mwami amagambo yawe abashe kudutunganya. Uwaje ababaye atahe yishimye, uwaje arwaye atahe akize, uwaje akeneye kukubona atahe akubonye, byose bikorwa nk'uko ubishaka mwami. Ngawe garagaze w'icyubahiro abakoze mu bubiko bwabo bagatanga amaturo, kugira ngo bohereze umugisha, amaboko yabo ahabwe umugisha, umuryango wabo uhabwe umugisha, imigisha yayindi wasezeranyije abakwizeye mwami yohereze mu izina Yesu Kristo. Ngaho umugisha abagaragu bawe, twese duhari umugisha wo gutura amagambo yawe, ahubwo muzi bari natwe gutangira guheruka, bisiga nyuma byose bigengwa nawe, ko tubyambaje mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana umeze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abari umunyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi n'abashyizeho abarinzi nimutegere amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzayitega. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira turaguhimbaje, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Dushimishwa nuko duhereje iki gitondo, dushimishwa nuko tubonye iminsi y'uburambe, dushimishwa nuko amagambo yasubiweho mu matwi yacu. Uwiteka tuvane ibyo kurya byacu muri kino gitondo mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ngwino ubane natwe, ngwino Uwiteka utugendere kuko agendera abera batubanjirije, utwambure intege twongere imbaraga, utwambure kuteze twongere kwizera, kandi kuko twumvise ko abatubanjirije bagiye bagendera mu nzira nziza, ariko bamwe bakayanga bakavuga ati ntituzayinyuramo, tubiturinde mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Rero dufate kandi ukomeze utuyobore, bigusaba neza kuri kuze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Anacu tugire neza muri kino gitondo, mwicare. Icyubahiro izina Yesu Kristo. Icyo turi kuvugaho ku magambo, kuko dufitanye isezerano ry'uko dufite umushyitsi uyu munsi, kandi muzi ko mwavuze ko dukeneye kugira ngo abafite ibibazo bose babaze iryo sezerano dufitemo. Ariko mu magambo dusomye makeya atubwiye mu magare mu nzira z'abakera, aho inzira nziza iri aba ariyo muzagiramo. Hari aho inzira nziza hakaba n'inzira mbi. Kujyana inzira nziza n'inzira mbi, Bibiliya iratubwira Uwiteka aravuga ati nimugare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Abatubanjirije barabwirwa, natwe turabwirwa, bari kuvuga bati mubare inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo tunyuramo. Sibyo? Rero tugomba ariko barahakana, baravuga bati ntabwo tuzayinyuramo. N'uyu munsi abantu bakunze kunyura mu nzira nziza bagaca mu nzira z'ubusamo, aho bakunda kuta mu nzira za pari. Sibyo? Ni inzira zidasobanutse. Ntabwo dufite byinshi byo kuvuga, ahubwo tugiye kwakira umusaza atuganirire, abafite ibibazo nk'uko mwantumye nanjye naratubutse, aze
kutuganirira, hanyuma ufite ikibazo zo kumubaza, sibyo? Kadusabe muri Datarira amwakire, dusabe asenge, hanyuma twakire muzehe wacu Karufuri. turongera turagushimiye Yesu Kristo mu ngendo bwacu, Mana yacu kandi Mana igira neza. Tugushimiye uburezi mbaza tugiriye, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Tugandagaje imbere yawe turi abana bato bangana gutya ndetse n'abakuru, tugundira tugenda kugira ngo uze ubane natwe. Namwe ijambo ryawe turatanga umwami, uze utegure imitima yacu, maze ubone wa Mana we umwanya mu mitima yacu. Ngwino batege gukoresha mwami, musiga amavuta mwambika imbaraga, ndetse uvuga n'abumva twese dusangire ijambo ryawe. Ngwino bigaragaze amareka bera batacumuye bagote amarembo y'abanzi, maze umwuka wera ayobore byose kutanyagaruka, yambaye byose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu. Kuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushima Imana cyane twemereye ko twagera hagati yanyu, abakozi cyangwa bene data n'abaje kugira ngo dufite ibibazo, ko tutari kubajya mu bibazo, reka tumaze twasoma aya magambo ari mu Bakorinto. Turahaguruka Abakorinto ibice, Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 33 hari kuvuga ati, timuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza, nimuhugukire gukiranuka kuko bibakwiriye, timukongere gukora ibyaha kuko bamwe batamenye Imana, ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Ni ijambo ryiza cyane, tubyongeye ku jambo rimwe data yari ari kubabwira ko hari inzira z'abakera, ngo mushakashake mukubite hirya no hino mumenye inzira z'abakera. Hari inzira z'abakera baciyemo, kandi izo nzira z'abakera baciyemo nizo natwe dukwiriye gucamo, kuko aribo batubanjirije kandi kuko batwigishije ibyo Imana ishaka. Umwana w'Imana uwo ari we wese yumva anejejwe no kumenya ibyo Imana ishaka. Ese Imana idushakaho iki? Imana ishaka ngo twifate gute? Imana idukeneye ngo tube abantu bameze gute? Imana ishaka ngo tube abana bayo kugira ngo tuzaje mu ijuru. Burya iyi si ntari yacu, twabaga hano, iyi si ntari yacu, ahubwo hari ahandi twavuye he? Twavuye mu ijuru. Rero iyo mu iteka twavuye niyo dukwiriye gusubirayo. Rero ni uko uzaba witeguye ijambo ry'Imana ariryo ryaguteguye. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ati, timuyobe kwifatanya n'abari konona ingeso nziza. Mwa kino gihe muri abana mu rubyiruko, ndazi ko hano hanze hagoye kuko ntabwo twagiye tubicamo, ariko iyo uri umwana w'Imana umenya ati, uyu ni inshuti nziza, uyu ni inshuti mbi, uyu ndabana nawe, uyu tondabana nawe. Kwifatanya n'abari konona ingeso nziza. Waba ufite ingeso nziza ariko wagendana n'umusambo, nawe ejo ukaziba, sibyo? Bakubona uri kugendana n'umusambo bakavuga ngo dore wa mwana ari kugendana n'umusambo, nawe ejo akaziba. Waba uri umwana mwiza ukagendana na bino birara biri hano hanze bitumura ibibanki, bitumura inzu, binywa inzoga, ejo nawe ni lazima uzabikora
kuko wanywanye n'abaki na bya bisambo na ba bandi batumura ibanki nawe ejo uzaritumura. Niyo mpamvu dukwiye kumenya aho dukwiye kujana nabo, sibyo? Ku mashuri iyo tuba turi duhura n'ibibazo byinshi, ariko muri byose bari mukwiye kumenya ngo nabana n'uyu urisoto ndabana nawe, sibyo? Dushaka inzira z'Uwiteka, dushaka icyo Imana dushakaho, nibwo tuzaragwa ku bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana handi riratubwiye ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Ni ukwanga imico yabo, ni ukwanga ibyo bakora, ahubwo tukaba abana b'Imana. Ku mashuri wacu nituba abana b'Imana, tukaba abakristo, Imana izabongerera n'ubwenge. Mujaja mupasinga exam zijaza ziza mupasinga kubera iki? Mwabaye abana b'Imana. Murabyumva? Rero tugiye mu bibazo. Umuntu uwo ari we wese ufite ikibazo kijanye n'ubuzima bwa hano, kijanye n'ijambo ry'Imana, kuko abakozi banyu babitubwiye ko mufite ibibazo byo kutubaza, dushaka ngo tubaze. Hatagira umuntu utinya, ukura tubaze ikibazo turagusubiza.